tubanze dusobanurira abantu bumva ibi byiciro n'akamaro kabyo nuko tugiye kubikora n'impamvu z'uko tudakwiye guhindura amakuru ngo tuyagira atari yo kandi nyamara ishusho yigaragaza tutanye amakuru uko ameze. Ikindi tuzakoresha abajyaga inzego z'ibanze bajyaga bagira uko bayobyayobya babiterwaga nuko bari bafite uburyo ashobora gushyira abantu mu byiciro ariko nta kimusaba kugaragaza nko ku rugi ngo agaragaza abaturage afite bari mu bihe byiciro. Ubu rero tuzajya twifuza ko biba biri aho bigaragara ku buryo n'umuntu wese yaza akabibona. Nujya mu mudugudu ntuyemo bagasanga banshyize mu cyiciro cy'abahabwa shisha kibondo ukamenya ko nta bana bato mfite ukamenya ko ntanayikeneye umuntu wese akaba yabibona nawe amuyoboza akabibazwa ariko nanjye wagiye kubitekinika icyo gihe bikaba byamenyekana bikangiraho ingaruka. Ikijyanye no gukorera mu mucyo tuzagishyiramo imbaraga cyane. Igihugu cyacu cyashyizeho ikigo kibarurisha mibare gihora gishakisha ibipimo mu baturage, ari ibipimo by'ubukungu, ari ibipimo by'imibereho myiza y'abaturage, ari n'ibipimo by'imiyoborere kugira ngo tumenye aho gushyira imbaraga, aho tugifite intege nkeya tugendeye muri bya bipimo mu ruhando mpuzamahanga uko igihugu kiri kugenda cyinjira mu guhangana mu iterambere mpuzamahanga. Rero biradusaba twe nk'abaturage turasabwa gutanga amakuru y'ukuri, ntitwigerezeho ariko nanone ntitwisubize inyuma tugamije kuvuga ngo ntawamenya. Icyo rero nitugikora turaba twubatse igihugu kandi turaba duteguriye abana bacu ejo hazaza heza. Muri mu baturage beza bagiriwe icyizere kugira ngo uyu munsi wa none abari mwe dutangiriraho kubabona mwishyira mu byiciro by'ubudehe. Naringiye kuvuga ngo kubashyira ntabwo ari twe tubashyiramo, ahubwo uyu munsi nimwe mugiye kwishyira mu byiciro by'ubudehe. Uyu munsi iki gikorwa kirimo kirabera mu murenge umwe muri buri karere, akagari kamwe, imidugudu 2, amasibo yose agize iyo midugudu. Uyu munsi turi kumwe namwe, ejo tuzaba turi kumwe n'undi mudugudu. Mu myaka ya za 2001 twari dufite ibyiciro bifite amazina ndetse amwe muri yo yarateye n'isoni. Ngira ngo mwari muzi ko harimo kuvuga umutindi nyakujya, umutindi, ayo mazina ntabwo yaduheshaga agaciro. Ibyo biza kurangira tuva muri ibyo byiciro 6 tujya mu byiciro by'imibare. Nabyo bitagenze neza kuko byashingirwagaho muri byinshi bigatuma n'abaturage bashaka kujya muri bya byiciro bifashwe. Kandi tumaze kugera aho tugera uyu munsi wa none dukwiye no kwigira. Uyu munsi rero twinjiye mu byiciro by'inyuguti, bavuze umukozi uza kubibasobanurira neza. Nifuzaga kubasaba gutega amatwi cyane ndetse no kubaza ibibazo. Ibyiciro bishya by'ubudehe ni 5 nkuko bibabwiye, bikaba noneho birangwa n'inyuguti aho kugira ngo birangwe n'imibare cyangwa amazina hari harimo napfo byo ko bibabwiye. Ibyo byiciro rero hari icyiciro cya A, hakaba icyiciro cya B, hakaba icyiciro cya C, hakaba icyiciro cya D n'icyiciro cya E. A, B, C, D, E. Ubwo muzi n'indimi hari abashaka kuvuga ubundi ariko twebwe tuvuga gutyo niko tubyita ngo A, B, C, D, E. Ibyo byiciro rero nkuko bikurikiranye kuva kuri A no kuva kuri A ujya kuri E. Nubwo ubona yuko bari muri A bafite ubushobozi kurusha abari muri E. Mu gihe ibyo tuvuyemo ahubwo byari bicuritse. Uwo muri rimwe aho kugira ngo abari uwa mbere ahubwo yabaga ari uwa mbere mu bukene. Ahubwo muri 4 akaba ari we ugize bijyanye n'iyo mibare. Nabwo akabyibazaho. Ubu rero ni ibyo byiciro bizarangwa n'inyuguti. Hari ikintu wenda ngiye natekerejeho kuri ibi byiciro by'ubudehe ko mbere ibyiciro by'ubudehe nibutse neza ko hari urugo rwabaga rurimo umuntu ubashije gukora abandi batabasha gukora bakabigenderaho. Ese ubu habaye hari umuryango urimo umusore uhembwa ayo mafaranga mwavuze ashobora kugushyira kuri icyo cyiciro, wenda nta kintu amariye ababyeyi, ibyo byagenda bite? Murakoze.
abasobanuye bose bakomeje kugenda bavuga umukuru w'umuryango, hakaba hari abantu b'ingaragu harya ubwo bazabarurwa ku babyeyi babo, bazabarurwa hehe? Ubwo icyiciro bari bujyemo ni ikihe niba ari ingaragu kandi wenda batakiri kumwe n'ababyeyi babo? Ndumva ari icyo ngicyo nabaza, nta kintu. Murakoze. Nagira ngo tugaruke ku kiriya kintu cy'ingaragu. Hano wenda hari ababyeyi bafite abana bagiye gushaka ubuzima i Kigali. Niba yaragiye gushaka ubuzima i Kigali akaba ari umukozi wo mu rugo ahantu, urugo arimo ntabwo ruzamubaruza. Uyu munsi hano niwe rumubaruzi. Ariko niba ufite umwana wagiye i Kigali, ufite akazi, ufite ukuntu abayeho, ufite imibereho, ntabwo uwo mwana uri bumwibaruzeho. Urugero, niba ufite umwana akaba ari umukozi wa leta acumbitse i Kigali, afite ukuntu abayeho, uwo mwana umwihorerera i Kigali. Niba ari umumotari wenda nuko, niba dufata urugero rw'umumotari afite uko abayeho n'iki, uwo nawe ntabwo uri bumwibaruzeho. Uwo tuvuga ni wa mwana ugenda akagaruka, n'ubundi akongera akagaruka ahangaha, buri gihe n'ubundi kibaye cyose aba yaje ahangaha. Ariko wa wundi wafashe ubuzima akaba afite uko abayeho, uwo nguwo ntumwiyandikeho. Nitamuragije Imana Chantal. Nukuvuga ngo mfite umugabo n'umuri twabanye mu buryo bwumvikana, ntago twasezeranye. None ubu ngo harimo arambwira ngo nimuvire ku cyiciro, ntangiye nshaka icyiciro cyanjye muri ibyiciro bigiye gusohoka hazazemo icyanjye, kandi ubwo muriho anoteza gutya akabishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga bikangeraho. None ubwo ndagira ngo mungire inama y'ikintu nakora, nimba munshakira ikindi cyanga azaza karekarama, nicyo kintu nshaka gusobanuza. Tugarutse kuri wa mubyeyi uvuga ngo umugabo ngo arimo arambwira ngo nshaka icyiciro, yatangiye avuga ngo ntabwo basezeranye. Uyu mugabo yabisobanuye neza. Tuvuga yuko umugabo ufite abagore benshi, harimo uwo bashakanye, abaruranwa n'uwo mugore bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko iyo afite abagore benshi bose batasezeranye, uwo mugabo ahitamo umugore umwe akaba ari we babarurana. Hanyuma abandi bagore, buri mugore agira urugo rwe, abarurwa nk'umukuru w'urugo muri urwo rugo rwe. Wa mugabo ntabwo abantu bose bari bumurwanire. Uwo mugabo arahitamo urugo rumwe yibaruzaho. Iwacu n'amahoro, bana b'u Rwanda, ibintu biriho, turisi wacu sirakamwa. Hari ibyagiye bingora nkumva kubisubiza ubwanjye nabishobora, ariko abavandimwe bamfashije ndabisubiza. Wenda nko kukubaza ati uhinga winjiza ngahe, kandi wenda uri nk'umuhinzi uca inshuro, kugira ngo ubashe kubona amafaranga winjiza, wenda wafashe nk'amafaranga 800 mu ntoki byakugoraga. Ariko nyine bamfashije basha kubyumva neza, nabyo ndabisubiza. Uko tubyizeye wenda ni nkuko gucya biri gukorera muri bino byuma, ariko mbere byagenderaga ku baturage, ku bayobozi b'imidugudu, ku bakagari. Nagira ibyiringiro gutyo mvuga ni wenda byagaragaye no mu gihugu hose. Ibintu byo kuba barimo gukoresha ikoranabuhanga buriya karakana uko nikazamo, wenda mbere hazaga amarangamutima y'abaturage bakakwandika no ku gipapuro bakagenda bakabisiba. Ikoranabuhanga ubona ko nta marangamutima rifite. Ibyiringiro byanjye mfite ubu ngubu tuvugana, mfite ibyiringiro by'uko ibiri gukorerwa hano uyu munsi bizagira akamaro ku gihugu, bikagira n'akamaro ku baturage b'igihugu. Ubu twagize ubu ni inyuguti 5 noneho. Mu nyuguti 5 bambaroye nkurikije uburyo meze n'uburyo mpagaze n'uburyo nkora n'uburyo mfite imbaraga zo gukora, ukuntu umuntu ahagaze imbere abavungwa butaye tuzajya mu byiciro tujye dutanga amafaranga arenze, numva bo bankize rwose. Icyiciro uburyo numvishe aho numvishe magaze
numvise ntacyo kintu rwose numvise nabibasha nta kibazo